umeze neza. Nitwa Bukize. Uyu munsi nkaba nifuje kubaganiriza kuri career cyangwa se positions zisa nkaho zizahemba cyane kurusha izindi. Ni ukuvuga ngo niba uri mu myaka 20 ukaba wibaza icyo wakurikirana mu ishuri nyuma ya secondaire, niba se urangije kaminuza ukaba wumva udafeelinga neza ibyo wari muriga, cyangwa se niba hari ukuntu hari muratekereza guhindura akazi wari ufite ubu ngubu, dore imyanya positions cyangwa se career zishyura amafaranga menshi, zizahemba amafaranga menshi abantu kuva muri uyu mwaka 2022 kugeza ndetse nko 2025. Zimwe rero muri izi career akaba ari ibintu ushobora kwiga online ku buntu. Icyo bisaba no kwaguhozaho kwiga, guhora wihugura. Icyo mbere career ya mbere rero wakagombye gushyiraho imbaraga zawe cyangwa se intumbero. Niba ari ibintu ukunda, ni ibintu bijyanye no kuba umudeveloper. Umudeveloper rero aba ari abantu bakora ama application, yaba ari za Facebook, zaba application abantu benshi barazizi, yaba ari ama website, aba software engineers, ari abantu bose bagira aho bahurira no gukodinga amakode. Abo ni abantu bahembwa amafaranga arenga 100,000 kuzamura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwaka. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga ntari munsi y'7,000 se cyangwa 8 ku kwezi by'amadolari, akaba ari amafaranga menshi. Hari rero ama opportunity online wagenda ukashiramo muri Google. Hari abantu benshi bagenda babyishyura ku buntu, bakabana kwishyura kugira ngo ubyige. Ubu business yose yifuza kugira website, ubu business yose yigira kugira application. Ubu nyine abantu bakeneye abantu bamanaginga ibyo bintu kandi bibereye. Nanone harimo abakorera online cyangwa se abenshi bakorera online, nayo n'indi avantage bagatekerejeho. Icya kabiri rero ni ibijyanye na education cyangwa se no kwigisha mvuga ntabwo ari kwa kundi ujya imbere y'abanyeshuri muri école primaire do, nubwo nabyo bifite agaciro cyane 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 cyane. Abarimu, abarezi nibo batumye tuba bagize uruhare mu kugira ngo tube icyo turi cyo ubu ngubu. Kwigisha mvuga ahangaha rero ni ibijyanye, urugero n'ibi ngibi ndimo ndakora ni ukuvuga ngo niba ufite ubunararibonye mu kintu runaka, tuvuge se ukaba ufite ubunararibonye mu kudoda, ubu ngubu abantu baragukeneye ngo ubigishe kudoda. Niba ufite ubunararibonye mu gutegura amafunguro, ubu abantu baragukeneye ngo utegure amafunguro. Bantu bashobora gukora nka training cyangwa se agakora isomo akarishyira kuri YouTube, abantu bakaba bagomba bakwishyura kugira ngo babone ubumenyi afite. Nicyo ndimo ndavuga, niba uri umuntu ufite ikintu ushobora kwigisha, uzakorera amafaranga menshi, kuko ubu ngubu abantu nyine bajya online. Kandi nanone isi abantu ni kuvuga ngo nubwo hano muri Amerika twebwe ari ku manywa, abantu mu Rwanda bararyamye. Ayo mafaranga yawe uyakorera igihe cyose uri muri Korea. Ofeti ni ibintu bidahagarara. Kandi isomo wateguye mu 2022 umuntu wo muri 2023 ashobora kuzarigura bidasabye ko wongera ngo wongere uritegure. Rero ibintu bijyanye na education irimo ibintu byinshi. Harimo kwigisha abana, harimo kwigisha indimi. Niba uri umuntu uzi ururimi ukaba wifuza kwigisha, ukaba wakigisha nyine abantu. Niba uri umuntu byoroha gufata utuntu like new trends, ukaba uri umuntu ushobora kubyigisha abandi, ukaba ufite uburyo uzi kuganira, icyo ni ikintu wakonsidera cyakuzanira amafaranga. Hari kwigisha ibintu bitandukanye ndibuze no kuvugaho. Nubwo ngo niba ushobora kwigisha abantu photography, niba ushobora kwigisha abantu program nyine zitandukanye, icyo ni ikintu wakagombye gukonsidera. Icya gatatu rero ni ibintu bijyanye na food industry, ibintu bijyanye n'imirire. Abantu baragenda bagira amafaranga menshi. Uko bagira amafaranga menshi rero umwanya wo gutegura amafunguro no kujya guhaha n'iki byose, ibyo ni ibintu abantu badagifitiye umwanya, cyangwa se umwanya ugenda uba mukeya. Niba ushobora kuba nutritioniste rero, niba ushobora gufasha abantu guhitamo amafunguro barya, ndetse ukaba unashobora no kubafasha kuyateka.
abantu benshi basigaye ari aba vegan batarya ibiryo birimo inyama. En fait ahantu hose specialité wafata mu bijyanye na industrie y'imirire wabonamo future, wabonamo agafaranga gatubutse. Nivuga amafaranga menshi ntabwo ari amafaranga nyine make, ni amafaranga umubyeyi w'umu immigrant azabona umwana we yinjiza akishima. Abantu benshi ubu ngubu ikigezweho no kurya amafunguro asukuye, no kugira ubuzima bwiza. Ushobora kuba umuntu utanga inama ku bijyanye n'imirire kandi nyine uri aho ngaho wiyicariye, as long as nyine ufite iyo experience. Iya kane rero ndi buvuge akaba ari ibijyanye n'ubuvuzi. Ubuvuzi kuva kera ni kariyeri itanga amafaranga. Rero ubuvuzi ntibuteganya gusubira inyuma, cyane cyane ko noneho n'iterambere ryabwo rigenda riba avance. Ubu ngubu ushobora kuba wicaye ahangaha ukaba wavugana n'umuganga wawe atavuye ahari, nawe utavuye ahantu uri. Ushobora kuba anyway, medicine en general ni ikintu cyumvikana, ariko ni kimwe mu bintu kizakomeza gituma abantu binjiza amafaranga menshi. Univuga ubuvuzi harazamo kandi wenda se ntumva ko ari umudoctor gusa, haba harimo aba nurses, haba harimo aba caregivers. Abantu benshi baragenda basaza, yaba ari ababyeyi bacu, abantu baragenda bakura. Uko bagenda bakura rero bakeneye abantu babitaho mu rugo. Niba uri umuntu rero ufite ubwo bumenyi, uri umuntu ushobora kuba wakorera amafaranga menshi. Ibyo ntabwo ari ibintu bisaba se kujya mu ishuri cyane yambaye ni certificate bizaba kugira ngo ube watangira ako kazi. Mu bijyanye na buganga rero hari n'ikindi cyo kuba umu IT, ariko noneho ufite specialisation mu bintu bya medicine. Iterambere aho rigeze, abantu basigaye tuvuge nk'umuganga ashobora kubaga umuturage uri muri ubutaro, umuganga yicaye muri South Africa. Uwo rero wagizemo uruhare kugira ngo izo mashini zibashe gufunctioninga, zibashe gukora ibyo umuganga azitegeka. N'umu IT mu bintu bijyanye n'ubuganga, nabyo ni ikintu rero kiri promising. Iya gatanu position cyangwa se carrière wagaconsideye, ntekereza ko iri kubominga cyane kandi idafite gahunda yo kumanuka ubu ngubu, ni ikintu cyo kuba muri creative industry. Muri creative industry harimo kuba umu YouTuber, gukora amavideo atandukanye, harimo anyway creating content muri rusange. Ushobora kuba creating content zawe personnel, cyangwa se ushobora kuba creating content ku bandi bantu batandukanye. Hahandi umuntu aza akakubwira ati ngewe nyamamariza wenda se kuri platform yawe, kubera ko ufite abagukurikira ibihumbi 5 cyangwa se 6, mfite amafaranga yanjye nyamamariza. Ndumva muri musange mu byumba ntiwirimite ngo bibe YouTube gusa. Hari za Instagram, hari za Twitter. Mugo muri content creation harimo n'ababandi nyine babanditse. Ufite umuntu wese wo muri creative industry, harimo n'ababa photographe navugaga, harimo baba editors, abantu bose nyine bajyanye n'ibintu bijyanye na social networks. Harimo abanditsi, niba uzi kwandika, nabo bantu nyine bafite amafaranga menshi y'akazaza. Iya nyuma rero nasorezaho ni aba sales, abantu bakora ibintu bijyanye na marketing. Ubu ngubu yafashe indi ntera, ntabwo ari itegeko ko ugenda ngo uhure n'umukiriya face en face. Nibyo navugaga wenda bijyanye na content creation. Ubu ngubu ushobora kwamamaza, ushobora kuba uri urugero ukora nka digital marketing. Hari abantu babeshejweho no kuba baraninga advertisement za company runaka nko kuri Facebook. Ikintu ashinzwe akaba ari kugira ngo iyo company ashyire hanze ibyo bakora,
I'm making sure ko abe bizi neza ko byageze kuri Facebook, byageze kuri Instagram, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu rero bakora mu bintu byo gucuruza za sales, kujya imbere y'abantu ntibizavaho, ariko still kuba umucuruzi, kuba uri umuntu ushobora kugurisha ikintu, icyo ni kimwe mu bintu nyine bizatuma abantu bakomeza kwinjiza amafaranga hejuru y'ibihumbi 150 muri uyu mwaka cyangwa se mu gihe kizaza. Nizere ko byibura rero ugize idea ku bijyanye ni kuntu wenda se ushaka gutransitioninga, niba hari ahantu wari uri ubu ngubu ukaba wifuzaga kujya mu yindi carrière. Ibi rero nkaba nakubwira ngo ugende online ushakishe amakuru cyane yimbitse, noneho bibe byatuma nyine uvuga uti ndadesida iki ni iki numva nshoboye, kandi nanone ntibizatume haburaho ya passion yawe, kuko gushaka gukora ibintu bidahuye na passion yawe, bidahuye n'ibintu wishimira, n'ubu uri umuntu introvert, bizatuma uba nerve cyane kumva ko ugiye kugurisha abantu se amagare n'ibiki byose, kugira ngo ujye kwisobanura ku bantu biragoye. Ariko niba uri introvert ukaba ushobora kuvugira imbere ya kamera, ndumva nta cyakagombye kuguhagarika. Murakoze cyane rero, ubutaha tukaba tuzavuga wenda ku mbuga nigeze gukoraho video, ariko ndashaka gukora indi video ivuga ku mbuga ushaka gukuraho noneho training na certificates ziri mpuzamahanga, ku buryo ushobora no kubona akazi uri muri Afrika, ukaba wakorera wenda se nk'igihugu kiri mu, ukaba wakorera nka organisation cyangwa company iri muri Korea, ahantu hatandukanye. Imana ibarinde rero, naho ubutaha tuzasubira. Bye.